Margaret Thatcher yari umwe mu bagore bakoze amateka akomeye ku isi, cyane cyane mu gihugu cya United Kingdom. Yabaye minisitiri w'intebe kuva mu 1979 kugeza mu 1990. aba umugore wa mbere wabigezeho, ndetse abantu wamaze igihe kirekire kuri uwo mwanya mu kinyejana cya 20. Yarazwi cyane ku isi ndetse benshi baramutinyaga kugeza naho bamwitaga Iron Lady, umugore w'icyuma, kubera gukora ku byemezo bye, kudacika intege ndetse no kuyobora igihugu mu buryo bukomeye. Ikaze mu kiganiro ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero, aho twese tubareba tukibaza uko byangeze kubageraho ngaho. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo: politike, umuziki, filime, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Byagenze bite kugira ngo Margaret Thatcher yamamare muri iriya myaka kugeza naho uyu munsi turi kumuvuga ibigwi? Murakaza neza mu kiganiro ubuzima bushoboka. Gusa ubanza ukore subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana buri munsi mu biganiro nk'ibi byiza tubagezaho. Mbahaye ikaze. Ubuzima bwo mu bwana ndetse n'amashuri, reka bariho duhera. Margaret Thatcher yavukiye mu mujyi wa Grantham mu 1925. Yakuriye mu muryango wifashije, aho se yari umucuruzi kandi anagira uruhare mu buyobozi bw'akarere. Yize neza, aza kubona amahirwe yo kujya kwiga muri kaminuza ya Somerville College muri Oxford, aho yize ibijyanye n'ubumenyi bwa chimie, chemistry. Nyuma yaho yaje no kwiga amategeko, aba umunyamategeko barrister. Ibi bigaragaza ko gutsinda kwe kutaturutse ku mahirwe gusa, ahubwo byaturutse ku kwiga, gukora cyane ndetse no kugira intego ihamye. Reka tuvuge gatoya ku byo kwinjira kwe muri politike. Margaret Thatcher yinjiye muri politike akiri muto, aza gutorerwa kuba depite mu 1959. Yagiye agaragaza ubushobozi bukomeye mu buyobozi, bituma agenda azamuka mu nzego za politike. Mu 1975 yabaye umuyobozi w'ishyaka ry'abaconservative, aba umugore wa mbere uyoboye ishyaka rikomeye cyane mu Bwongereza. Ibyo kuba minisitiri w'intebe ni ingingo ikomeye muri aya mateka ya Margaret Thatcher. Mu 1979 Thatcher yatoriwe kuba minisitiri w'intebe mu Bwongereza. Mu buyobozi bwe yashyize imbere ubwisanzure mu bukungu, free market economy. Yagabanyije uruhare rwa leta mu bucuruzi, privatization. Yagabanyije imbaraga z'amashyirahamwe y'abakozi, trade union. Iyi miyoborere ye yiswe Thatcherism. Umva ko byari bikomeye cyane. Yahinduye cyane ubukungu ndetse n'imiyoborere y'igihugu. Mu 1982 habaye intambara hagati y'Ubwongereza na Argentine ku birwa bya Falkland. Thatcher yayoboye igihugu mu buryo bukomeye. Intambara arayitsinda, bituma izina rye rizamuka cyane, rirushaho gukomera ku rwego mpuzamahanga. Nubwo yari umuyobozi ukomeye, hari ibintu byamugoye. Abaturage benshi banenze umusoro wa poll tax, hari abatemeranyaga n'imyanzuro ye ku Burayi. Ubukungu bwigeze kugabanuka mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe. Mu 1990 yeguye ku buyobozi nyuma yo guhura n'ihungabana rikomeye cyane mu ishyaka rye. Nyuma yo kuva mu butegetsi yahawe icyubahiro cyo kuba Baroness, kandi akomeza kugira ijambo rikomeye cyane mu bitekerezo bya politike y'Ubwongereza. Uyu mugore ukomeye yitabye Imana muri 2013. Yari afite imyaka 87. Yazize indwara ya stroke, hasiga amateka akomeye cyane ku isi. Aya mateka ya Margaret Thatcher ntitwayarangiza tutavuze gatoya ku masomo y'ubuzima dushobora kuvana muri aya mateka ya Margaret Thatcher, cyangwa se mu rugendo ubuzima bushoboka bwa Margaret Thatcher.
ubuzima bwa Margaret Thatcher butwigisha ibintu bikomeye cyane: kwiyizera nubwo yari umugore, mu gihe abagabo babaga ari bo bahawe ijambo mu buyobozi. Ntiyigeze yikanga, gukomera ku ntego n'irindi somo. Yari azi icyo ashaka kandi agahanganira kukigeraho. Kwihangana mu bibazo n'irindi somo rikomeye. Yanyuze mu bihe bikomeye cyane ariko ntiyacitse intege. Ubuyobozi bufite icyerekezo niryo somo dusorejeho, kubera ko yahinduye igihugu cye akurikije amahame ye kandi biramukundira. Ngana ku musozo, Margaret Thatcher ni urugero rw'umuntu wageze ku ntsinzi biturutse ku kwiga, gukora cyane ndetse no kudacika intege. Nubwo hari abamunengaga n'abamushyigikiraga, nta washidikanya ko yagize uruhare rukomeye cyane mu guhindura amateka y'isi, cyane cyane binyuze mu gihugu cye cy'Ubwongereza, the United Kingdom. Ni naho ngaho usoreje aya mateka ya Margaret Thatcher. Nimba wagikunze iki kiganiro, kora like, ukore subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana naho ubutamukira ikiganiro.